bamubwira bisaba kugira ubwonko bwo gusesengura buri kintu cyose wumvishe, kubera ko iyo ugendeye mu kigare, kubera ko kanaka yavuze ibi, kubera ko ngo numva baca imigani ivuga gutya, ubwo ugendeye mu kigare nibyo bamubwira, ukurikiza ibyo abandi bavuga, kandi nawe ufite ubwonko bwawe wagombye kwisesengurira, bavuga si ikintu bambwiye nicyo, kubera iki nk'ikinyarwanda kirumvikana neza. Nk'ubu iyo bavuze ngo usenya urw'umutiza umuhoro, urumva ni ikigare, hari umuntu ubyemera gutyo watse none se uti usenya urw'umutiza umuhoro, ariko se uwo mutiza gute? Icya mbere niba arimo gusenya urwe, ubwo nyine arimo gukoresha umuhoro we, none se uramutiza gute kandi afite undi muhoro? Ntabwo wasenya urwo ngo ukoresha imihoro ibiri, ntabwo bibaho. Nta muntu ndabona ukoresha imihoro ibiri, ngiye nkoresheje amaso yanjye, nta muntu ndabona ukoresha imihoro ibiri, yaba asenya yaba atema. Ukoresha umuhoro umwe, ahubwo ukaba wakoresha amaboko abiri ukawufata, ariko ntabwo wakoresha imihoro ibiri. Iyo rero uvuze ngo umuntu usenya urwe umutiza umuhoro, haba hagiyemo ikibazo. Ubwo bigusaba kumenya niba muri uko gusenya urugo rwe nimba yakoreshaga ishoka, aho wamutiza umuhoro bikunganirana, aho ishoka idakora ari agati gato akifashisha wa muhoro, cyangwa se kaba ari agati gatoya akaza kwifashisha yashoka, ariko akaba bifite byombi. Iyo rero uje ngo usenya urw'umutiza umuhoro, use waba ubambura inzu ukuraho amabati ugatiza umuntu umuhoro cyangwa umutiza inyundo, bisaba ubwonko kugira ngo umuntu asesengure buri kintu cyose.